rero reka twakira abantu n'ubundi twikomereza n'ubundi ibyo dusanzwe twarabamenyereje ni ubusesenguzi ibiganiro pana mpaka byubaka ariko tugaruka kuri football bitewe n'uko buri muntu abyumva ukabibona si siporo gusa nako si football gusa ahubwo n'izindi siporo muri rusange. Reka duhere kuri iyi nkuru sasa mu kanya nari nicaye neza nkifungura ibyuma by'abazungu. Inkuru ya mbere mise mbona uwo bita Chilwell i Manchester United. Impossible mathematique. Urumvikana urumva Chilwell ashobora kuza urumva kuri mani n'ubundi ifite icyuho ku ruhande rw'ibumoso rwa Luke Shaw. Uwo bita Luke Shaw urabona ko agenda asa nk'ukura imvune nazo zimwibasira ni hahandi usanga iyo atakinnye usanga bacishijeho Diogo Dalot kandi Diogo Dalot tuzikari mu right back cyangwa se umukino ukina ku ruhande rw'iburyo. Urumva Manchester United rero mu myanya ikeneye harimo umukinnyi uca ku ruhande rw'ibumoso. Yahaba ntekereza ko ishobora kuba atari shuwa nziza cyane kuko atari first class ariko ku myaka ye kandi ubona ko mani yahinduye umuvuno isigaye ishaka abakinnyi bakiri batoya ku myaka ye y'umurebye harya nta kina muri Spain niwe ukina ku ruhande rw'umuso rwa Spain. Uri kuvuga kukulela Chilwell nawe n'umwongereza Chilwell ni umukinnyi mwiza urangiye mu bakinnyi nanemera muri Chelsea Chilwell arimo ni umukinnyi mwiza yaza akagira ibyo atanga mu gihe ntuza nawe ubona ko agenda asaza ntekereza ko yaba ari substitute nziza gusa wowe nuko ubibona se Chilwell hari icyo yaza gutanga muri Manchester United. Chilwell yatanga byinshi muri Man U ariko n'umukinnyi ukunda kuvunika n'ubundi ntataniye no yabaje gusimbura. Luke Shaw ni umukinnyi mwiza noneho binajyanye n'uburyo ero irimo iragenda ni kukurera warangije yitwara neza muri Chelsea ari kuri form ariko nonako no muri kubita kukurera wasoje yitwara neza muri Chelsea muri back 3 hanyuma aza no muri Spain ntabwo yabonaga mu mwanya ariko yaraje arakonveka yagize na match nziza muri Euro bari no mu bakinnyi beza kabisa Spain iri kugendera kandi Chelsea Madsen bamaze kumugurisha yari nizanye muri Dortmund ariko ni wagakwiye kuba backup ya kukurera mu gihe wenda yakina next season ariko Chilwell menye ko ataragira season irambuye muri equipe aravunika kandi bikarangira kuva aho vire muri Leicester ntago season ira perfect ariko ni cyozo cyaba n'abongereza benshi cyane bo bakina inyuma bugarira cyane cyane ku ruhande rw'ibumoso ubona ko abongereza kuderivaringa wapi kabisa. So rero ntago nibaza ku ruhande rw'ibumoso Man U yaba interested no kumugura nibwo akiva mu mvune ntabwo aragaruka ni biramutswe bivugwa nibaza iyo move iri probable byakunda ko yajya kwa Ten Hag sigaye mbona batungurana byanakunda kuko kukura amazi iminsi yitwa neza ko biraterwa nuko umutoza ari buze kuko nanone muri ya politiki cyashya ya Man U numvaga bavuga ko batagomba kujya barokirita umukinnyi urengeje imyaka 25 kandi Chilwell ari muri 27 sinzi birashoboka ntago bamuzana nka short term solutions kuko Tyrell Malacia cyangwa araza ahita reba ko hari icyo yakora cyangwa bamumenyereza. Tyrell Malacia ntago ari kuri class ya Man U mu bibazo Man U ifite ikibazo cya nimero 3 ubwo rero nyine bari kuvuga ati hari ba nimero 3 byibura twavuga beza bari ku isi bari available Malacia nkaho nta cyizere kigirirwa ko niba arega yari afite imvune Chilwell ameze neza na mukinnyi muri Manchester umurusha uri kuri 3 ubu ngubu rega na Luke Shaw ameze neza imvuzo mvune za bita ariko Luke Shaw asa nkaho sigera baye nka wa mukinnyi wo muri Chelsea ukina kabiri bamwita Reece James oya abongereza benshi bakina bugarira bafite icyo kibazo kandi buri bari mu bantu ba producinga impande nziza zugarira kantuza kakukurera ariko none se ubundi bicicaka cyane se inde abongereza ku kintu cyitwa kwicicaka nituma bagira bavunika icyaka se burakurusha abarusi Grealish bize katajya avunika ko nawe byangari ni inararinyo ariko tukiri muri Manchester United tube turetse guhita tuyivamo muri defense cyane muri defense yayo urumva ni byari biramutswe bivuga kuri move yo mugabo Ben Chilwell ariko nanone baravuga ati mu mutima wa defense haracyarimo icyo bari gushaka kureba uburyo bashyiramo backup move ya mbere byari bitatangiye kuvuga ko bari gushaka umuntu witwa Matthijs de Ligt
ariko ubu muri iki gitondo bita Jared Brantwaite wa Everton nawe aramutswa ashyirwamo aho ngo bavuga ati abo basore babiri umwe twabona muri Manchester United duhere kuri The Light byakunda byakunda muri Bayern Munich gasigaye ntago ari confirmed ariko nyine nibiba bishoboka probable is possible ariko se yafitinga muri Manchester United yaba ari transfer nziza baba bakoze kuri defense yabo tubona igiye kubamo change cyane cyane nyuma ha Manchester United ko navuga ko njye ntaho basigaranye uretse uyu mugabo wa Emile Nuza Martinez umunyargentine ni nawe na Varane yarigendeye Varane yagiye mu gakipe kitwa Como ndumva nago birarangira ariko bikavuga ko ashobora kujyamo kazamutse mu cyiciro cya mbere mu Butaliyani gatozwa na Fabregas n'agafite imigabane ndetse na ba Thierry Henry bagafite imigabane tuzakaganiraho umunsi umwe Denis kuri Mathis de Ligt kuva mu ikipe ya Ajax ayoboye ku myaka mike kapiteni agiye mu gihugu cyo mu Butaliyani Juventus Bayern Munich Manchester United ari cyakora mu myaka ntago arakura cyane imyaka ntabwo arakura cyane imyaka 20 buri mu defense ufite imyaka 24 ufite experience nk'iyo waciye mu makipe hafata atakomeye agakina amarushanwa akomeye nka za Champions League ntekereza ko umukinnyi ubanjemo sezo hafi irangiye ya Bayern Munich nk'ikipe ikomeye ntekereza ko yaba afite experience aracyari mutoya rekoroye ku mvune simbi nta mvune tumuziho Manchester United nk'ikipe ikeneye umudefenseur kandi uri kuri class numero 1 urumva ufite iyo experience ukiri mutoya ntekereza ko yabiri mu murongo mwiza yabikoze amahitamo meza muri make kuri Mathis de Ligt ubwo nawe umbwira kuri Jared Brantwaite wa Everton yari yahamagaye no mu kipe y'igihugu y'Ubwongereza nawe wahitamo njye nahitamo Brantwaite kuko ukurikije nuko Denarima aravuga ngo bafite ariko ndimo neza bafite gahunda yo kuzana abakinnyi bari under 25 muri project ya Manchester ya Mzee usibye ko njye nabyemera ntabwo nizeye ko iyo project bizakunda badashyizeho n'abantu bakuru so ase ubundi ikibazo witkomeza ubwo uhita ubikomoza umuntu w'imyaka 25 abari muto 25 njye muri defense zinamukiramo ari muto 25 ariko arasanga Lisandro Martinez sinake sigavuni komeza ruri gukomeza kuri Brantwaite ariko siko kimufata wakomozaga kuri Brantwaite na navugaga ko muri season ishize ari mu bakinnyi bitwaye neza muri defense ariko mwe no bita Tako Whisky batanu bitwaye neza muri Premier League ushobora kuba yazamo so ngira ngo usibye bari abo muri Arsenal nande bahabwa amahirwe no kubakina ama equipe akomeye ariko yaza ko ari kuri Sportchat ari kuri ama equipe nayo nk'atanu ya mbere ashobora kuba yari kuza muri aya kandi kumubona we ni upgrade rega wenda reka mvuge kuri Jared Braithwaite Jared Braithwaite we nawe afite iyo avantage cyangwa se afite ako kantu kagakarite kuko akiri mutoya ariko akagira n'akandi kantu kamwe kuko akina mu Bwongereza amenyereye ya shampiyona isa nkaho itandukanye n'izindi bijyanye no kuri iyo shampiyona usanga ikoreshwamo ingufu cyane ariko ubundi tugiye kuri experience kuba yigaragaje se zimwe niba abakinnyi bigaragaza se zimwe dore ko ari n'umwongereza yaza muri equipe bikaba biranze bya bintu nibyo rega uriya mukinnyi w'umukaseri wo muri Chelsea yaguze muri Brighton Caicedo ibyo babeshye rega Caicedo tweranyije ari we MVP wa Chelsea aho MVP wa Chelsea yakoze iki suzi ibitego yatanze aki waratse mudahita mutana mudahita munjyana kure ubwo nawe turaza kumugeraho tamiraza kugera Caicedo mutaze kuza gushyira cyane wari ukomoza ukuntu uvuga ati Brantwaite Mathis de Ligt gusa avuga ati kuri njye uwitwa de Ligt ashobora kugongwa n'akantu kamwe ariko kai batamenyereye shampiyona y'Abongereza kuko shampiyona y'Abongereza ariko yagiye testingwa ntabwo bava mu kipe nka Juventus Bayern Munich Ajax muri Champions League parikuri yabo twarabonye shampiyona y'Ubwongereza itandukanye na zira shampiyona zose agiye nko muri La Liga byakumvikana ariko ashobora kuza mu Bwongereza ugasanga biramugoye ariko impamvu uvuga ko bisaba time ya adaptation ariko impamvu uvuga ko wenda ushobora kutamugora nuko akiri mutoya rero kuri Mathis de Ligt
hari abagabo twe twagiye tugana mu minsi ishize ba Dan Ashworth bari baje muri Manchester United ba Wilcox benshi baravuga ati umuntu witwa Ten Hag bagiye guhita bamuhungisha transfer ariko ubu ngubu noneho yatangiye kubigiramo uruhare nawe ari aho hafi ntabwo bamuheje cyane nka Matis de Ligt nk'umuntu wamutoje muri Ajax ari kumuganiriza hiyongeraho undi musore uri mu ikipe ya Bologna mu Butaliyani witwaye neza witwa Zirikize uyu Muholandi yari yanasizwe mu kipe y'igihugu y'Ubuholandi nyuma arongera bamwongeramo Zirikize kabisa nawe ni umwataka Ara Firmino umupira ni mwinshi ku kirenge tayari ayifite ariko ni babataka ba dropping bakaze gukina imipira yaba backup nziza ku muntu nka Haaland Manchester United ikagendera kuri ko akiri muto nawe imyaka 20 ntarayuzuza Zirikize hari icyo bakora gusa umwereyeho nyine so ngiye nirefe kuri Kazungu Clever n'ubwo uvuga ati umukinnyi ntagakwira ya ma equipe ntajye mu ntara Manchester nayo abo bakinnyi irimo irashaka adafite amazina I'm not sure nimba koko bazagafitingamo fresh cyane ko nuriya Haaland urimo yagakira ahubwo kuba ari backup y'undi muntu urimo Haaland we akaba backup y'undi mwataka kuri class ya Manchester United ariko kuva ahari afite na Ten Hag umenyereye gukorana n'amatalent nyine n'abakinnyi ba produit ni uzigira fini ntagasanga produit zabaye fini so I think yamukoresha ariko uwo nguwo we ntabwo nzi ko ari ikintu yafasha n'ubundi Manchester ikintu yakayifashije uriya nawe yagikora kandi ni umwana nagavunika cyane n'ubundi match nyinshi yazakishana n'ubundi ari gukinira kuri attack ya Manchester United hari icyuho kimwata kwibonamo deni kuri bari kuri Zirikize biri kuvuga ko Ten Hag ashobora kumulinkinga akamuzana we na Haaland baba bahagije cyangwa ahubwo Manchester ireba iki mu ishusho ngari shake umwataka icyuho cyo muri mani cy'umwataka cyo kimaze igihe kuva ni imyaka myinshi kuva ngira ngo Van Persie yagenda baruni bakaritaringa mani ntago iragira umwata kuri ku rwego rwayo Baziratani nta kintu cyari kirimo bakavana wabo no kuvango Cavani isezo yigeze gukora ikintu cya Dandi ni 2021 atsinda ibitego ngira ngo 15 urumva ubundi mani bigomba kubifita umwataka ku rwego rwayo Tanzania ngo za Everton cyangwa iki bigomba kubifita umwataka byibuze ushobora gutsinda ibitego 20 muri sezo ikaba ifite umuwingo ushobora gutsinda nk'ibitego 10 ibi byose bikakontribua ku mubare w'ibitego bishobora kuvana mani ku mwanya umwe bijya kundi rero tugiye kuri iyo ngingo wenda ntatanye cyane kuri Zirikize na Haaland Haaland ni umukinnyi ukiri muto wagaragaje ko mu by'ukuri hari ikintu ashobora gukora ariko kugaragaza ko hari ikintu ushobora gukora uri mutoya ntago bivuze ko ushobora kubanzamo mu ikipe nka mani uwo Zirikize nta makuru menshi mufiteho gusa nabonye ko afite imyaka 23 nawe ari cyari mutoya ni bya bindi nakubwiraga byuko hari politike nshyashya bashaka abasore structure y'ubuyobozi bwa mani wenda tuzaganiraho kuva kuri CEO kugera kuri position ya nyuma harimo abashinzwe recruitment n'iki tuzabibabwira abakunzi ba Triple Sports Arena tubaganirize tujyemo imbere tubabwire muri rusange cyangwa se mu magambo arambuye iyo structure kwimeza ariko ntago ntekereza ko ari mwataka mani ikeneye umwataka ufite ibintu byibuze yakoze tubona ko ashobora gutsinda ku bitego guhera kuri 15 kuzamura kugira ngo twizere success y'igihe gitoya gusa hari recommendation ya Manchester United y'umwataka kunguza so abataka bo I think nabahari abataka ubungubu kubona nyine umwataka wahita ubona uri success uvuga ngo ngarakwizeza ibitego usibye gukora Jackson aza Isaac ni nka Jackson ukuri aza agatsinda ibitego Isaac nageze nka Jackson Isaac sarushikira Jackson Isaac amurusha na experience se amurusha n'ibitego experience ahubwo mbona ya Jackson ashobora gusteping up kuko ntuza Jackson meye ko avuye muri champion bazero ni Espagne araza avuye muri Villarreal araza atsinda ibitego 12 avuye muri Villarreal Jackson nangize ngo na Isaac so rero Manchester ikintu yakizerera
umwataka we biragoye umwataka biragoye gufata n'undi mwataka none rero kuba bari gukora move nk'iyi kuri Zirikize naho yiranda bakaba babarerana bagakura maybe ko minsi ibere bavamo inyamaswa z'abataka byataka biderivaringa gusa kuri Manchester nyine biragoye byataye aho kugira ngo njye kuri uwo at least nibagende nyine kuri Isaac bari ko nawe Deni hari recommendation watanga y'ubwataka mwataka kuri soko hashize imyaka myinshi isoko ry'abataka risa nk'irigoye ari niyo nayo mpamvu ujya kugana Bayern iguza umukiri w'imyaka 30 miliyoni ijana nka Harry Kane ha kintu kikirimo wese urabona ubwongereza bitamunani gutsinda igitego atari inkuru ako Harry Kane urabona umuntu batabara ni Bellingham nta Bellingham oya mwataka ntimukajye mutubwira ngo ni atatsinda umwataka inshingano ye ni ugutsinda urumva rero nibyo ndi kukubwira isoko ryaragoranye ntege kuri Isaac twabonye wenda afite middle class performance muri Real Sociedad aza muri Newcastle turabibona hari igihajyamo mu by'ukuri akagira gutya akagatsinda niba muzana muri Man akagira amahirwe agakubitana n'abakinnyi bari creative beza na mentalite creative nkandi ba Bruno mediane nziza urumva ba Mayino aracyari muto wenda ntitwabyizera 100% ko ashobora kuderivaringa sezi imwe 2-3 ariko consistent ya Bruno Fernandes yo turayizeye dushize ku ruhande performance ya equipe muri rusange mu bihe bishize Manchester United aside du closing yo ngingo gatoya